winsunika umwana bahereza buri kimwe gira ngo aho seni tarawuri barandagushyiramo uretse byo uraza muri sange simbukire seni bino mbwira kugira ngo aga nende yo gutwara bino urabona ko biragaragaza ko abana abasitari biragaragaza ko abantu ari ibyamamare kabisa kameramane tegeko rero rivuga ko mwicara mwebwe ubwanyu mukitoranyamo uhabwa inshingano yo kuba umuyobozi w'umuryango kandi uhawe inshingano asabwa kubikora neza kuko iyo atabikoze neza mugenzi we aramwakira akamufasha mu rwego rwo kurengera no kuramira abazabakomokaho. Mu nshingano nanone muhuriyeho gusa nk'aho mufatanya inshingano yo gutanga ibitunga umuryango. Umugore n'umugabo babikora ku buryo bungana bijyanye n'ubushobozi. Inshingano yo gutunga umuryango nanone bisabwa kwifatanya, aho buri wese akwiriye kwicara ngo yumve ko umwe ari we ugomba gutanga gutunga urugo rwanyu. Muzagerageze rero gukoresha imbaraga, ubushobozi kugira ngo ibitunga umuryango ntibizigere bibura mu rugo rwanyu. Uzirinde ko urugo rukena, uzirinde ko urugo rusonza, uzirinde inkomyi iyo ari yo yose ishobora gutuma bavuga ngo kwa runaka ni abashonje. Byaba bikabije, byaba bisebeje. Twese ndabona mukiri gatoya, buri wese azaharanire, azagira ishyaka ryo gushaka ko urugo rwe ruhora rutera imbere, ruva mu cyiciro kimwe rujya mu kindi cyiciro. Reka nongere mbibutse ko mu mibanire y'abashakanye nanone umugore n'umugabo bafata igihe, bafata umwanya uhagije wo kuganira bakajya inama. Reka mbabwire, urugo rutaganiriye, urugo rutagiye inama, urugo buri wese adatanze igitekerezo mu bwisanzure, urwo rugo ntaho ruba rwerekeza rugasenya. Buri wese rero azagerageze guha umwanya mugenzi we, gutega amatwi mugenzi we kugira ngo bya bitekerezo yatanze bibashe gutanga umusaruro ku rugo rwayo. Bibaye bitagororotse, bifatanye kubigorora kugeza mubifatisheho umwanzuro. Ikindi ni uko mugerageza gufatanya mu byo mukora byose no mu byo muba mwemeranijweho gukora. Ni byiza ko mwembi mufatanya muri urwo rugendo rwo kubishyira mu bikorwa. Urugo rero rutaganiriye, urugo rutagiye inama rurasenyuka. Abashakanye nanone reka babwire ko mu nshingano z'umugore harimo kwita ku mugabo. Kwita ku mugabo ni bigari, ariko buri wese yabisesengura uko abyumva. Kumwitaho bisaba kumwakira, kuganiriza, kuzimana. Biracyakunda muri iki kinyejana. Yego, uzagerageze kubikora, ariko nanone n'abagabo bazagerageze kubitaho. Ubundi ukuntu ugenda bibonye muri uru rugendo rwo kubana, ubundi buri wese aba agomba kwita kuri mugenzi we. Reka mbabwire, iyo umuntu atakwitayeho igera uko witekerezaho kumva nawe ubwawe biriho biragusiga. Bisaba rero ko buri wese agira uruhare muri uru rugendo. Uyu munsi umwiteho, ejo amwiteho. Uyu munsi ugerageze, ejo bundi nawe agerageze. Nguko urugendo rwo kubana, nguko urugendo rw'abashakanye ubundi uko rwakabaye rugenda. Mu nshingano nanone
nanone zanyu mwembi harimo kubyara no kurera. Umugore n'umugabo barafatanya, aho umugabo iyo amaze kumenya ko umugore we yasamye agerageza kumwitaho, agerageza kumuba hafi, yirinda icyamuhungabanya icyo ari cyo cyose, kuko ikibi kimugezeho kigira ingaruka ku mwana. Niyo mpamvu byo mukora byose, by'umwihariko umugabo iyo amaze kumenya ko umugore atwite, ibiganiro bibi urabyirinda, n'ubundi ntabwo byakabaye bibaho. Gerageza gushaka inkuru zishimishije, ibiganiro byiza bituma wa mugore wawe atitekerezaho ngo agere kure, bituma wa mugore wawe atibaza, bituma wenda ameze gutyo, kuko abatwaye ubuzima bwe, abatwaye n'ubuzima bw'umwana. Cyo gituma rero ugerageza kumuherekeza muri ariya mezi 9, ugasa nkaho ukureye ubuzima bwiza kuri we, umwuka mwiza kuri we, kugira ngo atazageramo hagati wenda agacika intege kandi amezi 9 atararangira. Iyo umwana avutse, nanone ababyeyi bombi barafatanya muri urwo rugendo rwo kurera. Mbere ya byose umwana avukiye mu muryango. Umwana wavukiye mu muryango urumva byagenda gute? Byagenda gute? Noneho mbere hepfo Brandine, byagenda gute? Umwana wavukiye mu muryango akura neza. Ngabo umwana aravutse aka kanya avukiye mu muryango, bigenda gute? Ndaza gushimira nyuma. Reka mbaze Divine, umwana wavukiye mu muryango bigenda gute? Agira uburere? Aha, gatwumve nzaba mwite. Babaha amashyi. Bimwe murabivuze. Umwana wavukiye mu muryango mwiza agira uburere bwiza, kuko aba yabivanye ku babyeyi be. Bishatse kuvuga ngo rero abana banyu bazaba abana beza kubera bande? Kubera mwebwe. Abana nibavuka bagasanga mubanye neza n'ababyeyi, mwumvikana mushyize hamwe, muganira, mugahuza, museka mu rugo rwanyu, mufite urukundo, rwose uwo mwana uburere bubi ntaho azagera gute? Ntaho azabuvana. Uzagerageze rero gutanga uburere bwiza ku bana, kuko mbere na mbere bavuga ko uburere buruta ubuvuke, bavuga ko umwana akamwiterura, bavuga hari imigani myinshi igaruka ku mwana. Cya kabiri, ababyeyi bombi batanga izina ku mwana, bita umwana izina kandi bakamutoranyiriza izina rigukwiriye. Ibyo ngibyo ngira ngo muzabitekerezaho muri ayo mezi 9 mwitegura umwana, kuko umwana iyo akivuka asigaye ahita yandikwa mu ibarurishamibare ry'igihugu cyacu. Umwana rero wavukiye mu muryango ahabwa ibintu byose. Haruze ngo indangagaciro na kirazira, ibyo ngibyo utabitoje umwana ntabwo yabimenya. Umwana yitabwaho mu buzima bwe, umwana yitabwaho mu mibereho ye. Umwana yagejeje igihe cyo kwiga mu burezi, ababyeyi bombi barafatanya. Muzagerageze rero gufasha abana banyu mugifite imbaraga, mukiriho, mugikomeye, kugira ngo nimugere mu zabukuru, ubungubu aka kanya ababyeyi banyu baba bafite bicara ngaho.
ndibaza ko bageze mu zabukuru. Uzagerageze namwe gufasha abana mugifite imbaraga kugira ngo cya gihe kiriya nk'ababyeyi banyu bagezemo uzaramire, bazabaramire abana banyu. Inshingano z'umubyeyi zisozi yatakiriho. Iyo wavuye ku isi ntabwo zikubaza, rero igihe cyose ukiriho urazibazwa. Abashakanye nanone itegeko rivuga ko mbere yo gushyingirwa guhitamo uburyo bwo gukoresha birebana n'imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura. Itegeko riteganya uburyo bungana bune bagushimire. Tugiye guhera hano. Bwa mbere ni ubuye ivangamutungo rusange mu muhamaki. Bwa kabiri ni umwegeranye ivangamutungo muhahano. Ubwa gatatu contract. Ubwa kane ivanguramutungo risesuye. Ushimire bano bageni kumva cyane na leta barahise. Ubundi ikintu cy'imitungo nicyo kirusenya ni nacyo kirwubaka. Kuko mu minsi rero nibaza yuko kubishyira mu bikorwa bizora, ariko reka nongere bibasobanurire neza. Ivangamutungo rusange ni iki? Ni amasezerano abashyingiranywe bagirana kumvikana gushyira hamwe imitungo yabo yose, iyimukanwa, itimukanwa ndetse n'imyenda. Ese imitungo yimukanwa ni iyihe? Nahereye hepfo noneho imitungo yimukanwa birangara. Blandine. Imitungo yimukanwa ntayo muzi, nagufashe basi ubufatanye n'ubutangira. Mufashe ngabo. Umwari wabari ndashaka ingero nyine. Blandine yananiwe kumva ingero. Bagushimire ni ibyo ibintu ushobora guterura ukajyana mu rugo rwawe, ubifite muri mwebwe azaterura abijyane mu rugo rwanyu gushya. Ibitimukanwa nabibasiye mwebwe nzaba mwita ibitimukanwa. Ubutaka niba rero wari ufite ubutaka abantu ugahita mwivanamutungo rusange, bwa butaka bwanditseho 100%, bugiye kuba 50%. 50 si ngombwa ko muzana icyangombwa cyane ngo tugihindure. Nta gapapuro muri bubone muri sisiteme kitwa attestation de mariage gahita kabikemura. 50%. Uburyo bwa kabiri ivangamutungo w'umuhahano. Uvanga umuhahano. Blandine ndakomeza nkubaza ko wowe wibereye mu nkuru zawe urikira ngaho ubwira ivangamutungo w'umuhahano n'ubu kandi n'ibya mbere byakunaniye. Ndagusubiza wowe ukareba neza. Kurikira rero kuko uri kurangara cyane. Ivangamutungo w'umuhahano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana mbere yo gushyingirwa. Buri wese akabarura imitungo afite akayizana mu bwanditsi bw'irangamimerere, akayizana hariya hasi muri leta sivile. Iyo muyihagejeje turababaza ngo weho ibyo ugiye gutanga kugira ngo mubihereho ni ibihe? Weho ibyo ugiye gutanga kugira ngo mubihereho ni ibihe?
muri ya mitungo mwagaragaje mugiye guheraho igiye kuba baze y'urugo rwanyu, igiye kuba iremezo ry'urugo rwanyu, iyo ngiyo buri wese aba yamaze kuyitanga, muyiheraho ikaba fondasiyo y'urugo rwanyu. Hanyuma iyo mutatanze buri wese arayigumana ku giti cye, akayikemuza ku giti cye. Iyo mubonye mukimara gushyingira, icungwa nk'uko ivanamutungo rusange icungwa. Uburyo bwa gatatu, ivanguramutungo risesuye. Ivangura risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gufata neza urugo rwabo. Mu birebana n'imitungo nta na kimwe umugore n'umugabo bavanga, ahubwo bareba ubushobozi bwa buri wese, bakareba inshingano ziri mu rugo, bakazigabana bashingiye ku bushobozi buri wese afite. Bishatse kuvuga ngo ufite byinshi ahabwa inshingano nyinshi, ufite bikeya ahabwa inshingano nkeya, kugira ngo utazamurega ko yakunanije mu nshingano. Hanyuma inshingano yo kuba umugore n'umugabo nta kisimbura, yo murayigumana mwembi. Uburyo rero bwa kane bwongeweho ni uburyo bw'amasezerano, aho mbere y'uko abageni bashyingirwa bajya imbere ya noteri. Noteri akabafasha gukora inyandiko irambuye y'uburyo muhisemo muzacungamo imitungo yanyu. Ayo masezerano aba akubiyemo iki? Aba akubiyemo utuntu tugera ku 10. Ikintu wagenda bafasha ni uko buri kantu kose bakorera inyandiko mu buryo burambuye. Harimo uruhare rwa buri wese mu bizatunga urugo rwanyu, uruhare rwa buri wese kwita ku bana no kubarera, uburyo burambuye bwo gucungamo umutungo wanyu, inkurikizi z'urupfu umutungo wanyu, inkurikizi z'ubutane ku bana banyu, inkurikizi z'ubutane ku mutungo wanyu, inkurikizi guhindura imicungire y'umutungo wanyu. Muzi ko itegeko rivuga ko nyuma y'umwaka abantu bashobora kuba bahindura uburyo bakoreshaga, iyo bumva butakibabereye bajya mu rukiko bakabihinduza. Itegeko rirabyemera. Ese nimuhitamo uburyo bw'amasezerano nimugera kuri aka kantu ko muzakumvikanaho gute? Ese namwe nyuma y'umwaka muzahindura cyangwa muzibera gutyo mu buzima bwanyu bwose? Ibijyanye n'imirimo idahemberwa yo kwita ku rugo, ubundi ibintu byose iyo mwabishyize mu masezerano mubikora ukurikije ibiri mu masezerano. Iyo hagize rero ugira imirimo itari mu masezerano akorera urugo rwe arimo ashaka kubwitaho, aho ntaho byishyuza. Niba ari umugabo wabikoze, ntabwo uri bubwire umugore wawe ngo nakoze ibi, ngaho nawe yishyura, kandi bitari mu masezerano. Iyo niyo mirimo twita imirimo idahemberwa. Hanyuma ikindi kureba uburyo uzishyuramo imyenda. Hari abakora ubukwe bafite imyenda mwafashe mbere, cyangwa se imyenda mushobora gufata mbere nyuma yo gushyingirwa. Icya nyuma ni ikirebana n'impano, indagano ndetse n'izungura. Hagize uzungura iwabo, hagize uhabwa impano, hagize ukorerwa irage, ese tuzabyitwaramo gute? Ubwo buryo rero bwose uko ari bune ni bwiza, amahitamo ni ayanyu. Uko mwahitamo ubwo ari bwo bwose muzabukoreshe neza, uko ari mwebwe mwabwiyumvikaniyeho ni bwiza. Muzifuze wenda ngo reka dukoreshe ubundi bwo kwa runaka bakoresha. Ikindi ni uko mwabaye bakuru, kenshi ababyeyi baba bashaka kureba ngo abana bahisemo ubuhe buryo. Si ngombwa, si byiza ko mubibabwira, ni ibanga ry'umuryango wanyu, natwe twabikoranye. Muzagerageze rero gukoresha uburyo mwahisemo neza, muzirinde gusesagura, muzirinde kwiyima, muzirinde icyabatandukanya gishingiye ku mitungo. Muzashaka imitungo muzayibone, ariko muzayibanemo neza. Toza rero ababwire ko amategeko ahana ubuhemu bugaragaye hagati y'abashakanye. Ubundi bose iyo abantu bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka tubane, baba bakwiriye kubana neza. Ariko abanyamategeko nyine bareba kure,
bararebye basanga hari igihe abantu bashobora no kunanirana, bateganya ibintu bishobora gutuma abashakanye batandukana. Iyo ugiye kubabwira ni kugira ngo muzagire gute, muzabyirinde, ntabwo ari ibyo ngiye kubashishikariza ngo muzakore. Impamvu ya mbere ni ubusambanyi. Wese nayibukira rero mugenzi we. Ko mureba mu kwayo ubonye iki? Agira usubiza. Ubonye ibyishimo uzabihorane. Ubonye iki? Uri kumvira ibyishimo. Ubonye iki? Icyizere cy'ahazaza. Yes. Ubonye iki? Hasigaye kumvira. Umunezero. Ubundi se ubusambanyi buturuka ku ki? Hano wakwirinda ikintu utazi impamvu yayo. Ubundi ubusambanyi utekereza ko buturuka ku ki? Pasifike wa mbere, Pasifike wa kabiri, mwese abagabo nimusubize. Abasore niyo gushaka ko musubize. Ubusambanyi buturuka ku makimbirane. Ubusambanyi buturuka ku ki? Irari. Ubusambanyi buturuka ku ki? Mbona se mufite isoni? Irari. Ubusambanyi buturuka ku ki? Utanyurwa. Sibyo se? Wese akwiriye kuko warebye mugenzi wawe ukaba wishimye. Izahore bityo. Sibyo? Byemeranijweho. Dusigaye tubona abantu tubashyingira mu kwezi kumwe tukababona tubatandukanye. Bazanye imyanzuro y'urukiko ati byaranze. Ntabwo ari byo mbifuza. Buri wese azagerageze kunyurwa na mugenzi we, uzirinde guca inyuma mugenzi wawe kuko nihagaragara ibimenyetso bifatika atari amagambo n'intandaro yo gutandukana muzabyirinda. Guta urugo mu gihe kingana n'amezi 12 akurikirana ni impamvu yo gutandukana. Buri wese azirinde kuva mu rugo. Iyo wagiye nta mpamvu izwi, umwaka ukarangira wasigaye yegera urukiko agatanga ibimenyetso agasaba ubutane. Guhamwa n'icyaha gishebeje. Kuba umuntu yakora amakosa bikamuhama, mugenzi we akumva afite ipfumu ryo gukomeza kubana nawe. Iyo bigaragaye nabwo mwegera urukiko mugatanga ibimenyetso mugasaba ubutane. Kwanga gutanga ibitunga urugo nk'umwe mu bashakanye. Navuye ko urugo rutumwa n'umugore n'umugabo. Iyo rero hari uwanze gufasha mugenzi we kandi afite ubushobozi, ibi ntandaro yo gutandukana muzabyirinda. Ihohotera rishingiye ku mubiri murabizi irihe? Kubita. Ihohotera rishingiye ku mitekerereze irihe? Ihohotera rishingiye ku mitekerereze. Hanyuma si ihohotera rishegesha umutima. Ihohotera rishingiye ku mutungo. Sesagura. Kubuza uburenganzira mugenzi wawe ku mutungo. Sibyo? Ihohotera rishingiye ku mwana mwembi mutabyaranye, wenda hari ababa babitseho mbere. Uriya mwana ni umuziranenge. Ntakwiriye guhohotera. Ihohotera rishingiye ku myitwarire uri imbere ya mugenzi wawe. Ibyo bintu murabyumva? Buri wese azirinde ihohotera iryo ari ryo ryose mu rugo rwe. Ihohotera iyo ryabaye, iyo ryinjiye mu muryango risenya umuryango. Ntakwiriye kumva n'abantu bicanye se. Rero muzabyirinda.
ihohotera rishingiye ku gitsina, gukoresha imibonano mpuzabitsina mutabiganiriye hakagira ubikomerekera mu mirimo intandaro yo gutandukana muzakirinde. Kuba umugore n'umugabo hari impamvu bashobora kubona ibaremereye bo ubwabo bakigira inama yo kwitandukanya ku bushake, cya cyumba mwabanagamo ukagisohokamo ugafata icyumba cye undi icyumba cye. Icyo gihe muha igihe kingana n'imyaka 2 umugenzura urebe ko yikosora kuri rya kosa. Iyo yikosoye murasubirana, iyo atikosoye mwegera urukiko mugatanga ibimenyetso hanyuma mugasaba gutandukana kwa burundu. Kuba umugore n'umugabo bamaze amezi 6 bashyingiwe bavuye ahangaha ariko ntibabashe kubana, iyo bigaragara ko twegera urukiko mugatanga ibimenyetso mugasaba gutanga. Impamvu ya nyuma ni ukuba umugore n'umugabo hari ikindi babona gishobora kubabangamira kitigeze kivugwa muri ziriya mpamvu nababwiye hejuru. Iyo kigaragaye nabwo mwegera urukiko ukabibereka, iyo babonye gifite ishingiro babishingiraho bakabaha gutandukana kwa burundu. Ubundi impamvu ya mbere isezerano rigiye kugirana urupfu. Rero iyo habayeho kwitaba Imana k'umwe mu bashakanye, usigaye ababonye uburenganzira bwo gushaka. Itegeko rivuga ko iyo yitabye Imana umugabo, umugore arategereza, kuko wa mugabo witabye Imana ashobora gusiga gutinda washaka mbere y'icyo gihe, uriya mwana ukaba wamwitirira ise utabizi. Biramutse bibaye urihangana cyangwa se ukajya kwa muganga bakemeza ko nta dufite, none ugahabwa uburenganzira bwo gushaka. Nta itegeko rivuga ku mugabo, bibaza ko umugabo nta miziro yabitekerereje, iyo amaze gupfakara aba yakongera akishakira. Babyeyi rero, bavandimwe, inshuti z'abageni, reka soze babwira ngo kubaka urugo ni urugendo. Rwose ni urugendo rushoboka, ariko rugashoboka mwembi murufatanyije. Buri wese rero azagerageze gufasha mugenzi we, kuba hafi mugenzi we, korohereza mugenzi we, kwita kuri mugenzi we, kugira ngo mwembi urugo rwanyu ruzababere rwiza. Reka rero mbashimire cyane ko mwanyeze amatwi. Soreza hano inyigisho natangiye. Murakoze. Aga, amujyanye. Ntabwo uzi kuvuga se, ukoresha amajeste. Washimire. Agira neza Pacifique, abagabo b'isezerano wa Mukobwa Janasi Fiwe. Kameramane. Câmera música.
agira neza Pacifique abagabo w'isezerano wa Mukobwa Jana asifiwe. Ready? Bamaze gusezerana imbere y'amategeko. Yantare nk'ibisanzwe ahita abajya imbere ati cyane batangarize kugaragara ko umuhango wari uduteranirije ushojwe ukomeze kugira ibihe byiza byutsa abageni. Ajyaneza Pacifique maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe nta gahato ko wowe njyewe Ajyaneza Pacifique maze kumva ibyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mukobwa Jana asifiwe tubere umugore turazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. sibyo ariko utaramenya icyo wakora icyo ari cyo cyose kuko atigeze akikubwira ntabwo kizakubera urubanza. Birasaba rero ko buri wese aganiriza mugenzi we. Ndabizi mwaraganiriye, ndabizi hari ibyo mwumvikanyeho, ariko ntabwo muze kongeraho buri wese abwiza ukuri mugenzi we ati rero noneho mugiye no gusezerana ufite uburenganzira bwo gusezeye bwo kumubwira ibyo ushaka. Hari ibyo wirinda kuvuga iyo utaragera kuri uru rwego kugira ngo ataza kubivamo. Ubu rero buri wese aze kubwiza ukuri mugenzi we amwisanzura kuko nyamara ukoze ibi byaba bimbangamiye, nyamara utinze gutaha nta mpamvu byaba bimbangamiye, nyamara utagiwe umpa amakuru umunsi ku munsi cyangwa isaha ku isaha byambangamira muri runo rugendo. Abashakanye babana mu bwumvikane. Mu by'ukuri muri hano uyu munsi kuko mufite ibyo mwumvikanye umunsi umwe twebwe tudahari, ababyeyi badahari, inshuti n'abavandimwe, mwebwe ubwanyu mwicaye muraha kuko mufite ikintu mwaganiriyeho kucyumvikanaho. Ubwumvikane rero ngira ngo bwabaranze muri periyode ya fiyansaye. Ubwo bwumvikane ntabwo busoreje aha ngaha ahubwo bugomba gukomeza mu rugo rwanyu.
umugore n'umugabo mu mibanire yabo ya buri munsi bakora ibintu kuko babyumvikanyeho, iyo babiganiriye ntibabyumvikaneho barabisubika. Ubwumvikane rero buzakomeze kubaranga kugira ngo urugo rwanyu ruzarambe. Abashakanye nanone babana bizerana. Icyizere ni ngombwa, iyo icyizere kibuze nanone urugo rurasenyuka. Ushobora gukunda benshi cyangwa se ugakundwa na benshi, icyizere kikagwa ko mwicaranye. Muzagerageze rero guharanira kudatakarizanya hagati yanyu icyizere, kuko icyizere gishimangira urukundo rwabahuje. Mu nshingano z'abashakanye nanone harimo gukundana. Urukundo ni ngombwa, urukundo ni ingenzi. Rero urukundo rwabahuje buri wese azaharanire guhora akorera ibyiza mugenzi we kugira ngo ushimangire rwa rukundo rwabahuje. Mu nshingano z'abashakanye harimo kwita ku muryango. Kwita ku muryango, reka mbere umuryango mwicaranye kano kanya. Umugabo afite inshingano zo kwita ku mugore we, umugore afite inshingano zo kwita ku mugabo we. Buri wese rero azagerageze kwita kuri mugenzi we kugira ngo mwembi urugendo mugiye gutangira ruzababere rwiza. Ikindi ni uko mugomba kwita ku miryango yanyu muvukamo, mushatsemo. Iyo nayo yiyongera ku miryango mugomba kwitaho. Wenda ushobora kutabitaho 100% kubera namwe mugize inshingano zo kugira umuryango, ariko mu byo mukora byose mubana nabyo. Mu byiza mubana nabyo nabo, mu byago mukabana nabo mukabatabara. Mu nshingano z'abashakanye itegeko rivuga ko mwembi mufite inshingano n'uburenganzira bingana. No kwemeza kumukunda ko warabyiyemeje. Babashimire.